umutoza hari icyo ekipa ituma umutoza ndetse cyangwa n'ibyo abafana bashobora kuvuga bati hano uyu mutoza wacu yakoze akazi mu mikino 27 hari uburyo Ten Hag yatwaraga FA Cup agatwara Carabao Cup abantu ugasanga judgment iragoye kumujudginga nukuvuga ngo yatwaye igikombe ariko umwanya muri Premier League ntuhari nibivugira Manchester United uyu munsi n'ubundi aracyari muri ibyo bikombe birashoboka ko yatwara iyo FA Cup muri Carabao Cup ndumva bakirimo nabwo muri baracyarimo birashoboka ko yatwara kimwe ariko stile muri Premier League usanga bitamuvugira ku ruhande rwa Manchester United ku ruhande rw'abafana ni kino no bagatumye umutoza Ruben Amorim gishobora no kumuvugira gishobora no gutuma niyo backup ihaba ku bafana ihaba ku buyobozi niki task ikomeye nawe agomba kurwana nawe n'ubuyobozi bwa Manchester United bukeneye byibanze no gutsinda arega byose bikuye mu ijambo arega ushobora gutsinda na Aston Villa yatsinze ushobora gutsinda Nottingham yatsinze wireba iby'abandi mu mupira w'amaguru na Siri ukora ibyawe ntabwo ureba iby'abandi n'abandi ukora ibyawe oya ntabwo birebaho kuko ugomba kureba uwo muhanganye n'icyo ugomba iyo uwo muhanganye icyo umureberaho se ni iki wowe tsinda siko bimeze niyo muhanganye nawe nawatsinde nta kibazo ariko wowe banza utsinde kuko hari igihe byitwa ko muhanganye atsinda wowe udatsinda iyo ugiye kumureba harakomeza agatsinda nawe ugasigara kumureba gusa ibyo nta kintu bimaze mu mupira ukora ibyawe mbere na mbere urabanza ugakora ibyawe ese jewe niba rende nimwe gusaba ngo uriya ntatsinde nje natsinze wenda niba ndi gusaba ngo uriya atsinde nje wasa natsinze urumva ko bihera mbere na mbere kuri wowe zino kipe nka za Manchester United ntabwo akazuje kuzikorera ari umuntu wakakwigisha uzukazi ko ni ikipe izwe abandi bimenyetso byerekana ibyakozwe sinibanga ibimenyetso uzukazi akazi kagutegereje uzukazi it's a big club ni ikipe nini nta excuse navanga urumva ntayo iyo rero uri umutangizi nka Ruben Amorim ugerageza gukora noneho ibitanga icyizere harimo ibyo mwahoze muvuga ndabyemera hariho imikino utamurenganya wenda n'urugero bite n'imyiteguro asanze abandi baragezeho ko afata ikipe hagati ariko hari indi mikino nanone United bigomba gutsinda turahera ku cyumweru tukurebe ku cyumweru ntabwo wavuga ngo Ipswich yansinze ngo nari nyiri umushyitsi hoye icyo gihe uzaba utangiye gukira abantu muri dute gutuma abantu bongera gutekereza ngo ariko uyu muntu waje hano ni muntu ki ese nitwaba twirukanye uwa wundi wari guguna naga tukaba turizanye uyu nguyu uri mirarikagwa mu nda nuvuga ngo icyo umuntu yavuga amata ariko akubitanye na City mu kwa 12 n'abandi bahabaye ari maze iminsi ifite ukuntu ibatsinda ahangaha iragucije kare ariko nanone nubwo igutsinze City igutsinze kubera ko iri imbere mu myiteguro nuko yiyubatse ariko wagaragaje ko nawe wo byibura wakinnye ntabwo wateza gatuza mu mupira ikintu kibabaza abafana cya mbere ni ugutsindwa ekipe yabo ubona ko nyine nk'iyateza gatuza ngo umuntu akubite cyangwa ikipe zikubite nta performance yego nta kurwanaho nta bimenyetso ntacyo washingiraho ibyo birababaza mu mupira akuri ikipe itsindwa no kwari gutsindwa ntacyo ari gukora ngo idatsindwe rero jewe nkurikije ekipe afite hari ibintu ugomba kuzakora ariko bijyana n'igihe hari ibyemeza agomba kuzafata bitazashingira ku marangamutima ntabwo azaza ngo wasange ngo nuko ngo Joshua Zirkzee ngo baramuguza ashaka gufata umwanzuro wo kumwirukana nagira umuntu uzamwitambika hari n'amakuru atangiye kuvuga kuri Zirkzee zagako mu kanya uri kubyumva naza agasanga Anthony yabeshya abantu nawe ari gushaka kumubeshya ntazagira umuntu uzamwitambika kuri Anthony azafata icyemezo cye Rashford batangiye guca bujagira wa uri kubyumva naza agasanga Rashford yaragubanye ntabwo byabaye nka kwa kundi ntiwagorora ikijumba nazagira umuntu uzamwitambika ngo nuko ari umwana wa equipe kuko bino bintu byagiye bangamira abatoza muri United bimwe bagatinda gufata ibyemezo rimwe na rimwe ugasanga bigiye kubakerereza mu musaruro gusa jya uko muzi uyu mugabo witwa Ruben Amorim ni umutoza wifitemo na cya kindi cyuko yakwishakamo ibisubizo ngiye sinkunda abatoza bakubitwa bakemera utateye amahane utajye buriya mu ikipe y'umupira w'amaguru haba hari nk'imigirire myinshi ku mutoza haba hari ibintu byinshi nawe ushobora kuvuga uti ugakoresha inyurabwenge yawe ugakoresha amasomo yawe ugakoresha n'impano yawe mu gutoza kuko nayibamo
ukaba wagira ibyo ukora. Abantu rimwe na rimwe niho bajya bahera bavuga ngo uyu mutoza haraho yakoze ibitangaza. Kuki se umutoza ko yakoze ibitangaza? Hari abatoza bajya mu makipe bagakora ibintu ukabona birasa nkaho bakoze ibitangaza par rapport ko amakipe yarameze. Uwo ni Ruben Amorim dukeneye kuza kureba ngo ese niba Manchester United yaraguze abakinnyi bamagana n'amagana, ibisubizo byose byayo bizava ku isoko. Ese ni ngombwa niba baramuguze bakamwibeshyaho abangamira undi muntu cyangwa nk'umwana wo muri equipe agakwiye gufata umwanya aho hantu ngo nawe agerageze ko arabagiye babikora tukabibona. Bene abo batoza ageni bo nkunda ari na identity ari bakavuga ati nibyo hari na identity adasanganye aho kugira ngo nkinishe wenda dufata nkunda gutanga urugero kuri Lindelof azambabarire kugira nkinishe Lindelof nsindwe ntabwo akumva urumva ngo nuko nuko umudefenseur central ariko ubushobozi bw'ubona ko nyine budahambaye ntabwo Lindelof yaba ari kubangamira umwana ufite imyaka 18 20 kuko United irabafite. Ako ninde watinyutse kugira ngo aho uwo mwanya abaho icyo kizera abaho icyo giyo minota mike bayibone iyo migirire y'umutoza. Uyu rero uje kubera ko yarasanzwe atoza n'ubundi muri equipe itari y'ibifaranga byinshi cyane ari equipe ifite umuco wo gushingira hanini ku guteza imbere impano zishobora kubyara umusaruro yego kubera ko yari equipe ishingiye hanini kuzamura izo mpano ariko itagisubiza nyuma n'amafaranga. Wenda ashobora no kuza akavuga atoya ahangaho wenda nimba kuza ntibazana bagurisha ariko bazabakinnyi beza n'urugero. Ibyo rero bijyana n'iki? Bijyana no kuvuga ngo icyambere ugomba kumenya Ruben Amorim hari imikino ya Manchester United ndetse na equipe igomba kubira ahangaha udatega imbere y'Ipswich Town ejo bundi yayimukiye Tottenham Hotspur abantu batabikeka izikore ikomerezeho. Ndibaza ko nta wundi mukino umutoza yakifuza kwinjiraho mu Bwongereza urenze uriye sibyo urenze uriye. Urebye iyo excitement y'uwo mukino uzaba ari uwa mbere kuri we abo bakinnyi baza ubona none hari ururimi cyangwa se isura y'umuntu ikwereka ikimurimo. Isura y'umuntu ikwereka ikimurimo. Umuntu ashobora kukureba ntavuge ariko ukamenya ngo sinzi niba bikibaho kera ukuntu bakurebaga ikijisho ugahita uvuga uti abashyitsi baraza kuva handa ziryamamo rwose nkurikije ukuntu ngiye yandebye sinzi icyo nakoze bari inyama y'umushyitsi najabuyeho ukuntu ababyeyi bakera bangaga kuza kubangamira nk'umushyitsi mu rugo niba hari abashyitsi witarataza muri salo muri salo umwikundisheho niba wenda ibiryo bije ahere nko kuri kakanya magiso nakaguhe ababyeyi barabyangaga sinzi niba n'ubu n'iki cyane ko zabaga yenda zinabaza. Hari ukuntu rero wabaga watinyutse ukabikora ukisirisimbisha aho ngaho bikundishaho n'iki umubyeyi akakureba ikijisho rimwe gusa wowe ugahita uvuga uti ndaza kubirya mbitamwe amarira uko bibugende kose ntiyakuvugishije aranga no kuvuga ati batamenya ko nutse umwana ubwiye nabi agahita anaseka ariko ikimurimo yakikweretse niba nawe ubona wabibonye rero ubyumva yazikubisera izo kurya ku bazabura kwa pasiteri ibintu byari biharurwa n'ibonye se barabibonye. Pasiteri yabatije abantu benshi yashingiye abantu benshi nazo mugani banzari nawe yabatije ku ngufu ko nabonye abantu benshi cyane. Ubwo rero nibyo ndikubwira ko bano bahungu bo muri Manchester United kuva impinduka zaba kuva gihari n'uriya muvandimwe rudi wabonaga abantu baranezerewe bari mu muntu ameze nk'umuntu yabafunze wababangamiye urabona mu myitozo kuntu ba interview twatonato iyo reaction umutoza nawe akayigenderaho kuko nta kindi gikwiriye ino equipe dukunda twese. Iyikomeye umupira ubukomeye Manchester United yikomeye umupira ubukomeye United yikomeye competition mu Bwongereza irazamuka. Ntabwo dushaka kuzajya tubona imikino y'umujago buri gihe ikipe iraje ari ikipe ziba zigomba kutwereka football umujaga pana ibintu by'umujaga. Dushaka kubona ikipe mu kintu 90 barano amafaranga tuzi bahanga menshi bagomba gukina umupira tukabibona ikipe yatwaye ariko uzi ko ikipe zisigaye zitinyuka zikabara ngo tuzahura na Manchester United kweri ibyo bintu bibaho hari ibyo uzi kureba kuri fixtures uri Bournemouth ngo tuzakina na Manchester United yaba Trafford yaba Vitality ubu wabana Ipswich kiri kuyabara makena byarahindutse urebye ibintu Old Trafford uburyo Robin Amorim byarahindutse ariko at the end of the day equipe ishobora gutangira cyangwa se umutoza ashobora gutangira ashobora guhita agira iyo quick reaction bigahita bigaragara cyangwa se n'inahita inaza bikazafata igihe runaka ariko at the end of the day iyo mikino 27 bavugaga izamujajinga nyuma hari ibishoboka hari bigaragara ko bishoboka. Ruben Amorim muri championnat equipe ya gatatu iya kane iya gatanu iya gatandatu zifite amanota 19 Manchester United ifite 15 ukuvuga ngo bamurusha amanota hasigaye jone zingahe 27 ni imikino 27 isigaye. Do your best wenda zose kubera ko zabaye nyinshi ntabwo uri buzimanure ngo uwa kabiri ariko buraho hafi umuntu avuga ati yasanze imikino yaramusize imikino runaka yagiye ariko byiburaho yafatiye
ikipe yishyize ku mwanya wa gatanu iyo resita ntabwo yaba ari mbi muri Premier League ivuye kuwa munani ivuye ubiri kuwa munani oya ndi kuvuga ivuye muri sezo ishize ku mwanya wa munani ntabwo yaba ari mbi iyi sezo ni ya 13 noneho kubera ko bitakunze ko unyura muri top 4 kugira ngo utware Champions League nani kugira ngo ubone Champions League football uracyafite amahirwe ya Europa hari ikindi gishoboka ahantu hari Lazio hari Ajax hari Galatasaray hari Frankfurt uyu munsi wagize amahirwe ko hatari za Chelsea wagize amahirwe ko hatari yo za Arsenal zabagayo wagize amahirwe ko Barca itatembagariyeyo yajyagayo wagize za Borussia Dortmund ya mazina aremereye muri Champions League urabizi neza ko atazanaza na za Sevilla za Atletico ntizizaza ikipe nimwe izava muri Champions League mbige ntago aha rero muri iyi mikino wenda tombora yindi zaba nyuma ariko umva imikino ine asigaje se uri muri Europa asigaje uri muri Europa ubu niho ngeze wowe uri muri Europa ubu niho ngeze ugeze muri Europa asigaje imikino ya Bodo ni impamvu yo kujya yashatse yanayireka afite match ya Victoria Plzen iyi match ya Victoria Plzen azasohoka Bodo Glimt ni mu rugo afite match ya Rangers mu rugo hanyuma azagera muri Romania muri FCSB iyi ni yahoze ari Strat Bucharest yo muri Romania ni za twende bagabo gusa ku manota afite izi match azibonyeho amanota 12 wenda akabona resita akazitsinda zose afite amanota 6 yabona amanota 18 kuri 28 yahabiri reka ko byibura bujye muri ya equipe 8 ubundi akajya muri tombora agakina knockout stage equipe zaba zihari ni twende bagabo niryo zina remereye riri muri Europa League nta yindi zaza no kuvuga ngo equipe iba ya gatanu muri champion igatwara igikombe cya Europa League igakina Champions League sezo yaba iba perfect ntabwo ndi kumva ayo makuru si yose ari ngombwa kuri uyu mupapuro umuvandimwe ayo makuru si yose si ngombwa ariko Benjamin nubivuga gutyo turahita twibaza ndahita nibaza ikibazo ngo iziri imbere nta kintu zimurusha zishobora kuba uyu munsi ayo manota ne zitayamurusha ariko ni nyinshi icyo ni cyambere kandi bisa nkaho izo kipe ukurikije performance yazo twavuga ko Nottingham Forest ni imwe amakipe ibeze neza ndamera neza byo kujya kurangiza imbere ya Manchester United none utsinze nayo gatsinda wayikuraho azahora itsinda se nicyo kibazo nyine ese watsinze muri weekend ukareba ikiva mu karere Aston Villa warebye se muri weekend kiza kuvamo Aston Villa murayiroha mu bintu byinshi uyu mupapa naza concentration Premier League nyine maximum points we na yari bakuvira kamaze mbaze gicumba shaka cyo gutwara champion oya nabansiraho nyine nakora ariko imikino yose Benjamin imikino ishoboka big fair ishoboka Benjamin ubaye wa gatanu Ruben Amorim abaye wa gatanu yavirimo kimwe cya kabiri cya Europa League yaba fair oya mva nkubwire none nabigusobanurire neza ibyo bikombe byose abiretse byose FA Cup Carabao sinzi Europa League akabuwa kane gusa ahafite ino equipe ya Manchester United indabyo yazisanga ku muryango w'ahantu atuye byose ibyo bikomba akabyihorera akayishyira kuri buriya Ten Hag yataye ibintu byose byashoboraga no kwirengagizwa ariko yataye baba ahantu mbwira muri iyi mikino reka dufate muri iyi mikino ahantu iyo mikino ntabwo ndayigeraho Ten Hag yataye baba ahantu ikipe yitwa Manchester United akora ishyano Champions League ikajyumva kuri radio buriya wakora ibindi bintu byose iryameho byibura yanajyama gasema ihabe natwara Europa ihabe ibyo rero bya Europa League byo ngo yitwaye ngo agiye muri Champions League kubera twa Europa nabireke nazatane n'izi kipe ziri imbere ye champion iracyari mbisi kuri no mayikipe atanira inyanya oya ku myanya ntandi kumwe nawe ku myanya mu champion ni mbisi ku myanya yaza gakina difference y'amanota ku mwanya wa kane naza karwa muri kangu urugero muri weekend atsinze yazatsinda muri weekend atsinze abantu baratangira kwikanga 18 araba yafunze hafi arababarizwa araba batangiye gukabakaba imyanya 9-8 oya imbere ko nawe baratsinda nta kibazo ariko bari butsinde bose arimo bazahura no kuvuga ngo Brentford ni arimo bazahura ni arimo nazabura abahirima Newcastle Fulham Brighton Nottingham Forest zose ni Arsenal zose zizaba zatsinda ibanga ntibakubeshye Robin ibanga ryonyine gusa riri mu gushimisha nakubitwa nyine niba tode bati imibare yindi ibanga ryo kugira ngo kano kazi kazamukundire nukuyiha icyubahiro mu gihugu muri Bwongereza mbere na mbere icyitwa championa uriya mukino ubera Trafford wizi kipe muri izi 20 zikina Premier League uramutse ugizemo amanota hari ikintu kimwe ibindi bintu byose abantu bajya baza bati nta kibazo ariko muri zino kipe hari ikintu kimwe amugani nka Brighton aracyana noza nabo ntabwo niryo banga ryonyine azahaba nshiriraho nsubirizaho Tebo oya Tebo hari ikintu Benjamin urimo uvuga atsinde yose icyo agomba kubona ni imyanya nibyo agiye gutangira kuri Ipswich tuzi ko karite Manchester United ifite zitanduka zirahabanye neza Ipswich ariko nanone
nujya kureba ekipe ziri imbere ye icyo kintu nacyo kimbwireho umutoza ashobora kuba ari umunyabitangaza ariko n'Imana si Imana Ruben Amorim ngo icyo azatera muri Maguire cyangwa azatera muri Martin de Ligt kizaba gitandukanye n'icyo we yaremanywe n'icyo uwo mukinnyi afite. Turebe tuvuge tuti Chelsea, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Manchester United ifite ubushobozi na karite umutoza yisanganye. Reka tureke ubwiza bwa Amorim ashobora kuba ari umutoza mwiza ariko nanone hari ibyo asanganye karite za Manchester United ku buryo zahangana n'aya ma equipe yamurangije imbere n'uyu mwaka akiri muri imbere. Arega njye mbona bwiza ari ubumutoza ikintu nakubwiye kuri karite za Manchester United karite birazira konta deu ikintu nakubwiye ushaka umutoza mwiza ariko udafite karite banza wumve ikitwa karite ituza kukirengagiza nusubira inyuma mu bya Ten Hag yakoresheje iki ngatwara ibikombe buri mwaka njye mbona bwari ubuhanga bwe sawa si karite yarushaga barabumwirukana sawa nta kibazo karite yarushaga ubwo aho ngaho United yirukanye umutoza w'umuhanga icyo gihe twazabyita kwibeshya oya ariko byumva ni wowe bivuze hari ushaka kuba umuhanga mu irushanwa runaka no oya ndavuze ngo ibyo bikombe buri mwaka ko yabitwara ariko ikibazo cy'umupira ikibazo cy'umupira yatwaye FA Cup ni match ngo hari ibihugu byicaye nyabwenge kugira ngo ninde ibyo bikombe yakoreshaga iki yakoreshaga iki uravuze ubuhanga bwe United yirengagije ubuhanga bwe iramwirukana yamukandageze oya uratindira gatoya warindira tandukanya FA Cup na Premier League nyine ku ruhande cyo ngende gushaka Wenger yaratwaye FA Cup inshuro 10 cyo ndi gushaka kukubwira ndagira ngo mbanze nkumenyeshe ko ndi kuvuga nyine mu myaka ye yanyu nyine ndagira ngo buhanga se ntiyari akibufite ndagira ngo ku Ten Hag byo ugende gake uri kubyumva kandi nanakumenyeshe ko ibikombe ntabwo yabitwaye Newcastle ntabwo yabitwaye Aston Villa sibyo icyaheruka yagitwaye City champion en titre wa Premier League ibyo mbwira ngo nagara bagiye muri Premier League bahurira nose bahuzwa n'iki sibyo kibahuza nyine yaseze Liverpool ariko none surambira ko umukino umwe wa Premier League wahurira na finale y'igikombe utavuga philosophy nyine nanjye n'ibyo ndi gushaka kumwira ni mu bya Ten Hag byabigendemo gakeya byabigendemo gakeya ahubwo reka nkwereke igihe kintu niteze kuri uyu mugabo ari nibanga ahubwo akwiriye no kugenderaho nyine banza wumve ibanga ari buze kugenderaho ni imyitwarire ye muri Premier League sawa ahandi hose muri kujya kumwoshya ngo Europa ngo mukasoma ngo za Celtic izo nashaka bireke ikipe zimuri imbere ni waruvuze ngo Tebongo ikipe zimuri imbere hariyo Nottingham irakira Arsenal nge naguhaye Nottingham nayirengagije irashaka kuba ari form ariko form itandukanye na class nta kibazo ikigejeje hariya reka tugaruke ukinsubize iki